mwiriwe baturarwanda. Twiriwe neza muganga. Turabashimiye rero kubw'iki gikorwa cyiza mwitabiriye. Igikorwa kituzanye hano ngira ngo namwe murakizi ni cyo gutanga amaraso. Kandi amaraso yo tuyafashe tujya kuyafashisha indembe ziri kwa muganga kugira ngo zibashe nazo kugira ubuzima bwiza. Rero muganga twizere ko umuntu uri butanga amaraso afite ikintu ari bugenerwa. Niba ntacyo je nakitahira mu rugo. Uvuze neza cyane. Umuntu wese ari bukire iki gikorwa cyiza cyo gutanga amaraso afite leta yagennye amafaranga buri wese ari bugenerwa. Umva muganga twumvikana. Ubushize mwatuvomyemo amaraso nimwagira ikintu mutugenera. Ubu rero nimutagira ikintu mutugenera. Hano turahanye. Erega muba muri gufasha indembe ziba zifite ibibazo kwa muganga. None se icyo gihe bayakuvomamo warapfuye. Indembe ifashe indisi. Ushatse kuvuga yuko nawe uri indembe? Cyagiye nyine uyamvomamo nasigaye ndi indembe. Ubwo yagize muganga ngo nataduha amafaranga ngo turahaza. Naho tuva. Umva muganga reka nkubwire. Ugomba kuduha amafaranga ibyo mwigize ngo muratuvomamo amaraso mwarangiza mukagenda. Ibyo ngibyo ntabwo bituzanaho uyu munsi. Ibyo nabibijeje byo amafaranga arahari. Ahubwo igikorwa cyo gutanga amaraso nahamagara muganga kigatangira. Umva rwose muganga ngiye ntago ntanga amaraso gusa ngiye ndatanga n'inyama. Ahubwo wowe inyama niwo wihutirwa. Uko zasunyibutsa gutora ibuye. Rero hari ibintu mukanya ndi bubaganiriza umuntu uri bubyemera aratahindurirwa ubuzima. Buriya nibyo nkubwira ngo buriya indaya ziba zifite amaraso menshi kuko buriya ziba zarararanye n'abandi. Ndani nyoko we toka numenye. Hase mani wajya ucishamo ko. Noneho kino gipireti cyagwingiye mugura gikuramo nka 15. Warugoryi we uzize kuresha nka gereveri y'abakonje shiro cyane mu minsi 5. Warugoryi ushaka kumenyera cyo uziko nagwanye. Arata noneho urugabo buriya utarureba gutya. Rufite amaraso menshi muga ahubwo ube wazanye ikintu cyinshi cyo kujya mu maraso. Ibyo ngibyo byo nabyumvise ahubwo atega dukomeze ndabona amasaha ari kuducika. Umuntu rero uratanga akaguru ni 500. Uratanga akaboko ni 500. Umwijima miliyoni 1. Ubwonko miliyoni 10. Ibihaha miliyoni 15. Noneho ku bagabo uratanga igitsina ni miliyoni 20. Noneho rero ubwo ngubwo umuntu uri bubyuzuze ayo mafaranga arahita ayatsindira. None se muga numvishije ibintu byose wabivuze ibice byose by'umubiri wabivuze. None se watanga igice cy'ibere cyo wamuhiki. Icyo gice nicyo nari nibagiwe ariko noneho navuye kwa muganga hari umuntu yaragikeneye. Ku kibazo cy'ibere cyo ariko ritaba ryaraguye iryaguye ni miliyoni 10 ariko irishingara ni miliyoni 200. Ako kanya tugahita tugwa amafaranga. Muga ubivuze wagira ngo warubizi uyu nguyu wagira ngo ryonyeje ibyihebe ryaraguye ryenda kugera ku maguru rigenda rikubura mu muhanda. Mbwa we ryonyeje ibyihebe ryonyeje. Kakobwa kari inshinzira ndimbwa sha. Inshinzira isonanyo. Ejo bundi uzambwira ngo nze kuraza mu nzu. Ngo iryo bere ngo ryaraguye. Rega baturarwa. Ibintu nababwiye ngiye no kubisubiramo. Ibere dukeneye ntago ari ryo kwiyorosa ni ibere ryo kuba twatera ku muntu wagize ikibazo kwa muganga. Iryo ryo rwose imba ryaraguye rimeze nk'igishuka. Icyo cyo ntacyo nabafasha kabisa. Rata muga rirashinze rihagaze nk'iya saa 11. Ibyo nibyo dushaka. Muga njyewe buri gice ndatangaho cyose. Njye ahubwo iyo kangatinyaho n'igitugu cyinceho njye ayo mafaranga yose ndashaka. Batavuyemo na miliyoni 1. Haba ukuguru, haba ukuboko, haba igihaha, haba ubwonko byose ndabitanga. Nigize ko bamuva ku gitsina. Hani ngende muremure ufite igitsina kirekire. None se muramanga. Nundebe ngo usuzugure. Nukubona nagwinje hasi ndifite. Uzikariye dukoresha tugiye kuzamura inzu. Niyo metero zisigaye dukoresha wowe. Ahubwo amafaranga nayandi. Ahubwo muga waba uduhaye kandi tukaba dusinya kugira ngo ayo mafaranga tuyashyire ba madamu batangiye guhaha. Waba uduhikaye tukaba dusinya. Iyo kaje. Tega mbazanira ikayi namwe mutangire musinyeho nta kibazo. Ndasinya ndi uwa mbere. Ukuguru mfite 2 ndatanga kumwe. Ukuboko mfite 2 na tegeko ryo gutunga amaboko 2 ngira ndatanga ukuboko kumwe. Naho umwijima rero dere yuko nta n'icyuma namariye cyane naho ndatanga umwe. Noneho umwijima naho ndatanga umwe. Ibitanga byose. Reka mbanze turatanga ibi. Twe turatanga iki. Reka mbanze ndebe umwijima uhagaze miliyoni 5 zose ndazishaka. Muganga ibiri nuko utabyemera nayo natanga ariko reka nanga umwe. Okay. Igitsina utagitanga n'icyanjye. Igitsina ndakigusigira nta ribi. Okay.
noneho ubwonko bwose ndabutanga hajya ubwo ndasigara ndizizi ariko ubwonko ndabutanga. Okay, naha undi agasinya. aha ngiye gutanga amaraso n'igice cy'ibere n'ibyo byonyine akeka ari Ngiye gutanga igitsina n'ubundi cyari cyarananiye. Aya niyo ngiye kubasha gukora naye nyacyure mu rugo. Reka nyasinyire muyame. Yesu we cyose wagitanze. Ndasigaza igihaha, sigaze umutwe, ariko igitsina cyo cyari cyarananiye. Reka gisinyire. Akaca n'ibirayi arabisinye. rero muganga mbonye byose ibyo wavuze byose babitanze ariko jyewe ubugufi bwanjye bwose ndabusinyiye wanjyana uranjyana wese nawe ndabisinyira izo miliyoni ndazishaka ubukire wese nabonye byose wabitwaye. Reka turebe ubugufi ni iki? wasenye amatwi oya baranjyana nje byose kugira ngo barushe amafaranga. Muganga, zana na ba baganga bose b'i Kanombe kuko hano nasanze abaturage beza cyane, bya bindi byose twari dukeneye mu bitaro byose babitanze kare. Muze rwose mwihute, muzane n'imodoka yo kubitwaramo. Ukuguru nagutanze, ukuboko nagutanze, igihaha nagitanze, umwijima nawutanze, n'ubwonko nabutanze. Ubwo se nsigaranye iki? Rwose afande njye mbivuye nako muga byose. none se muga ko twasinyiye gutanga amaraso uratwara muki? Iki kibido nicyo kibereyeho hano. Reka ye mu mazi. Ese muga ushatse kuvuga ko icyo kibido turi bucyuzuze? Ikibido cyo mugomba kuvana mu cyuzuzo, ariko icyo bice bindi mwatanze byo muribuka ko natumishaho imodoka barabibakatiraho kwa muganga. Ndakavuna umuheto baratumara. Ngiye kumubeshya yuko ngiye kuri toyi ubundi imiti mbacika. Muga ngiye kuri toyi ndaje. Uribeshya urahaguruka aho ngaho ndahita nkurasa. Noneho kambaye. Ase muga wowe ushyize mukuru. Natanze ukuboko, nanga ukuguru, nanga ubwonko, nanga ibihaha, nanga umwijima. Wowe uri kumva nasigarana iki? Afande, tebutseho abaganga vuba byihuse. Oya ntabwo bancika, ntabwo ubizi ko nitwaje n'imbunda. Ngomba kuzanire. Nta kibazo nabyo birakunda. Ngo amaraso turayabakuriramo aho kwa muganga. Sawa nabyo ntacyo. Reka mbwira ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho birapaho, ariko sha muhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha ukazi iwanyu.